ijambo ry'Imana n'imbaraga zacu, mu bikorwa byacu rituyobore. Haleluya, haleluya. Izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Tuti bavandimwe bakunzi bacu, Shalom nimugire mwese amahoro ya Kristo tubaye. Ikaze kuri gahunda y'umugisha yo kuri wa gatandatu wa kino cyumweru. Binyuze ku buvunyi bw'umubyeyi Bikira Mariya, Kiliziya idusaba guhimbaza no kwibuka buri wa gatandatu ubwo buvunyi bw'uwo mubyeyi bubasesekareho. Abamwiringira, abamwiyambaza, abazi ko ibyo yakoreye kandi ko ashobora no kubikora uyu munsi, uwo mubyeyi abibakorere abahakirwe ku Mana. Padiri Dominique uri hano i Roma ubifuriza amahoro ya Kristo. Nyagasani Yesu, tuje imbere yawe kuri uyu munsi ngo utwiragirire, utwiyoborere mu ntege nke zacu, ngo tubabarire. Turakwihaye Nyagasani Yesu, tubabarire Nyagasani Yesu. Amen. Isomo ryo mu gitabo cya mbere cy'Abami, umutwe wa 3 umurongo wa 4 kugera ku wa 13. Muri iyo minsi umwami Salomoni ajya i Gibewoni kuhaturira igitambo, kuko ariho hari hirengeye. Kuri urwo rutambiro Salomoni yahaturiye ibitambo bitwikwa bigeze ku 1000. Ari aho i Gibewoni, Uhoraho amubonekera nijoro mu nzozi, nuko Imana iramubwira iti, saba, urumva naguha iki? Salomoni arasubiza ati, wagaragarije umugaragu wawe data Dawudi ubudahemuka bukomeye, kuko yagendaga imbere yawe yubahiriza amategeko, akakugirira ubutabera n'ubutungane bw'umutima. Na n'ubu uracyamukomereza ubwo budahemuka, kuko n'umwana we wamwicaje ku ntebe y'ubwami. None rero Uhoraho Mana yanjye, ni wowe wahaye umugaragu wawe kwima ingoma mu mwanya wa data Dawudi, njyewe w'agasore nkaba nazi gutegeka. Umugaragu wawe ari hagati mu muryango witoranyirije, umuryango munini udashobora kubarwa cyangwa kubarurwa kubera ubwinshi bw'abawugize. Harera umugaragu wawe umutima ushishoza, kugira ngo ategeke umuryango wawe, asobanurire ikibi n'icyiza. Ubundi se koko ninde washobora gutegeka umuryango wawe ukomeye bene aka kageni? Icyo Salomoni asabye gishimisha Uhoraho. Imana iramubwira iti, kubera ko usabye ibyo, ukaba utisabiye ubugingo burambye, ntube wisabiye ubukungu, kandi ukaba utasabye ko abanzi bawe bapfa, ahubwo ukaba wisabiye gusobanukirwa kugira ngo utegekane ubutungane, ngiye kugukorera ibihuje n'amagambo yawe. Nguhaye umutima w'ubwitonzi n'ubuhanga, ku buryo uzasumba uwakubanjirije wese n'uzagukurikira wese. Ndetse n'ibyo utasabye ndabiguhaye, ari ubukungu, ari ikuzo, ku buryo nta n'umwe mu bami uzamera nkawe mu gihe cyose uzaba ukiriho. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani, umenyeshe ugushaka kwawe. Mbese ukiri muto yaba indakemwa ate mu nzira ye? Yabigeraho akurikiza ijambo ryawe. Ndagushakashakana umutima wanjye wose, ntuncishe ukubiri n'amategeko yawe. Nyagasani, umenyeshe ugushaka kwawe. Amasezerano yawe nayikomeje mu mutima, ngira ngo nagucumuraho. Uragasingizwa Uhoraho, umenyeshe ugushaka kwawe. Nyagasani, umenyeshe ugushaka kwawe. Mpora ntondagura amateka yose waciye, mpimbazwa no gukurikiza ibyemezo byawe, kuruta uko ubukire butera ibyishimo.
Nyagasani umenyeshe ugushaka kwawe. Amagambo yo mu ivanjiri ntagatifu yanditswe na Mariko umutwe wa 6 umurongo wa 30 kugera ku murongo wa 34. Muri icyo gihe intumwa zihindukiye zivuye mu butumwa bwa mbere ziteranira iruhande rwa Yezu, maze zimumenyesha ibyo zari zakoze byose n'ibyo zari zigishije byose. Nuko arazibwira ati, nimuze ahitaruye hadatuwe, maze muruhuke gatoya. Koko rero abazaga n'abagendaga bari benshi, bigatuma batabona n'umwanya wo kurya. Nuko bajya mu bwato, bambukira ahantu hadatuwe, bagira ngo biherere. Abenshi mu bababonye bagenda barabamenya, nuko baza ku maguru baturuka mu migi yose bahirukira, ndetse barahabatanga. Yezu amaze kwambuka abona iyo mbaga nyamwinshi y'abantu, abagirira impuhwe kuko bari bameze nk'intama zitagira umushumba, atangira kubigisha byinshi. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Urakaza neza nshuti muvandimwe, wowe wiyandikishije, wowe usangiza abandi ubu butumwa, wowe ukora buri kimwe cyose kugira ngo umuryango w'abana b'Imana ukomeze ujye mbere, ingoma y'Imana, ivanjiri ikomeze yogereye hose. Uyu munsi inyigisho twanabagezaho, twasangira kuri uyu munsi Kiliziya dusaba guhimbaza umubyeyi Bikira Mariya, nta yindi, kimwe na Salomoni twabwira Nyagasani ngo, Nyagasani umugaragu wawe umutima wumva. Uti kubera iki ndi kuvuga ibi byose? Mwumvise ikiganiro mu by'ukuri hagati y'Imana na Salomoni. Uhoraho arabwira Salomoni ati, saba icyo ushaka. Uyu munsi mbese nk'uko Imana yakugenderera ukagira amahirwe, ubuntu bw'Imana bukakugeraho, ati Dominiko kanaka, nyirakanaka, gira icyo usaba. Wowe nk'ubu uyu munsi Imana ibimbwiye njye nasaba iki? Ariko ndagifite. Ariko ko mbona gishobora kuba gitandukanye n'icya Salomoni nanone. Bimeze bite? Ibyo nabyo ni ukwitonda ibyo dusaba. Ubu yenda nshobora kuvuga ni, Nyagasani Imana wanyihereye njye nkirangiriza amasomo yanjye nkitahira. Yenda icyo nicyo yenda wasanga aricyo nasaba. Biterwa n'icyo bita priorite, icy'ingenzi, icy'ibanze, igikomeye washize mu mutima wawe. Uyu munsi Imana ikugendereye nk'uko yagendereye Salomoni, wasaba iki? Andika hepfo aho ngaho basi twumve n'icyo usaba uyu munsi Imana. Njya ndeba komanteri zanyu, hari abantu bajya bahora bashyiramo, hari mesaje za gipagani njya nsiba, sinzi na mujya muzibona. Imana ngo mu nda ya Mariya, Imana ngo mu iki, hari ibintu ngo ntiyamara ngo mu nda iminsi 3, ngo Imana niyo yari ikeneye gupfa. Ntabwo mujya mubona mesaje nk'izo mpita nsiba ako kanya. Ni mesaje kandi zimaze nk'amezi 2 zigaruka, niba zihindura ni mesaje umunsi umwe nzayerekana, ariko nizikomeza kugaruka nzazerekana. Zajya nzerekana n'abantu bazisirikiza bahora ku mbuga zitandukanye, wagira ngo nabo ni ba mensiye algorithm. Ni ukuvuga rero ngo wasaba iki? Biterwa n'icyo ureba. Kumenya gusaba icy'ingenzi uyu munsi nicyo ushaka kubaza. Kumenya gusaba icy'ingenzi ni ngombwa. Uriya mwana, uriya Salomoni yari gusaba iki? Yabanje gushima, Nyagasani ndabizi wabanye na data Dawudi, wamwitayeho malgré yenda amafuti yagize n'amakosa, ariko wabaye niwe mutereranye, warakoze. Nanjye ndacyari akana gato, nyihera umutima mwiza, nshobore gutegeka abantu neza. Urumva ikintu cyiza? Ni ikintu cy'ingenzi, ni ikintu gishimishije. Mu mutima w'ubushobozi, imbaga ni nyinshi, ndacyari muto, murabizi amaraso y'abato, gutegeka ukiri muto, abavuga ati ni amaraso y'abato ntawamenya, gusanga n'abakuru barimo bakwishisha. Asabye icyo ngicyo, Uhoraho aramwitegereje aravuga ati, ntabwo usabye ubukungu. Uyu munsi Imana ikugendera ikabikubwira wasaba iki? Ndashaka inzu we Yezu, we ndashaka inzu Yezu, ndashaka inzu. Urumva abantu bashaka inzu ni benshi sha. Muri iyi si abantu bakeneye aho kuba heza, ariko hari abantu bashaka inzu, hari n'abadafite aho bwikinga. Hari abandi bashaka za minerivare, we bahora basenga bashaka za minerivare.
hari abandi bashaka amadeni yugarije bagati Nyagasani nkurira w'iri deni, hari abandi bavuga bati Nyagasani mu rubyaro wabuze urubyaro, Nyagasani ma buri muntu afite ibyo yasaba. Ariko njye Salomoni arantunguye gusaba kiriya kintu, biratunguranye, asabye icy'ingenzi. Noneho igisekeje gishimishije ni uko yari amaze kubona ko icyo kintu yasabye ari cyo gikomeye kandi ari nacyo cyiza kisumba ibindi, n'ibyo twebwe twasaba nk'abana b'abantu ayisaba impuhwe. Iyo usabye neza, usaba neza, ubushishozi, guca bugufi, kuyobora umuryango w'Imana. Iyo ugira ngo iri sengesho nk'iri, abayobozi b'isi, abayobora muri iyi si mu nzego za politiki n'izindi nzego nubwo n'amadini, ugira ngo nibyo basaba Imana. Ko ntibihagije gusenga usaba Imana, hari igihe usaba iki se? Kuko n'ubundi Imana yavuze ati ariko kuki utasabye ngo ubukungu? Ubukungu buri mu bintu, ninde wanga amafaranga? Amafaranga ninde yanze? Bavuze ngo usabe, yenda ariko ati nimume miliyari y'amafaranga. Ihera ibifaranga, mbona ibifaranga, hari n'abarara bayarota kubera urukundo bayafitiye. Hari wari ati Israheli yari ihanganye n'ibitero byinshi, akavuga ati nsembera ababanzi. Urumva? None se nk'ibihugu biri mu ntambara, buri bibaje nka perezida w'igihugu kiri mu ntambara, umubaje ati urashaka iki? Yavuga ati Nyagasani Imana urakoze we, nsembera abanzi, nsembera imitwe y'iterabwoba, nsembera inyeshyamba, nsembera abantu bandi. Akenshi nkeka ko aribyo yavuga, kuko buriya buri muntu mu mutwe haba harimo iki. Uri perezida igihugu kiri mu ntambara, mu mutwe haba harimo iyo ntambara nyine. Ariko nkeka ko n'amasengesho yagiye gusenga abaye asenga, nta bindi, nkeka ko gusaba ko intambara irangira nibyo yasaba. Aha rero Salomoni aradutunguye cyane, asabye icy'ingenzi. Ubukungu cyangwa gukomera kwa mbere kubaho ni uguca bugufi, aciye bugufi. Mutagatifu Augustin aravuga ngo umutima, roker de l'homme, umutima wa muntu, mubabare nayo ngiye kuvuga mu kirimi kandi si ngombwa, umutima wa muntu ntuzatuza yubaho utaratura muri Uhoraho. Umutima wanjye ntuzatuza bibaho utaratura muri wowe. Ni ukuvuga ngo umuntu ari gushakashaka umutima wawe ni iki, mu mutima wawe uri gusaba iki, uri gushaka iki ku Mana. Ntabwo ari inzu, ahubwo icy'ingenzi kiriya Salomoni yasabye nicyo cyatuma atura mu Mana, muri Uhoraho. Ijambo rero ry'Imana riratwigisha ibintu bikomeye mu buzima bwacu bwa buri munsi, mu miryango, mu kazi, mu mirimo dufite. Ese ko tugira igifuko cyo gusaba, ibyo dusaba ni ibiki? Kenshi umuntu asaba success, abantu babone ko nkomeye. Mana wampaye nkakomera nanjye mu muryango, abantu bakabona ko nkomeye. Icyo kintu success kizadukoraho. Ibandi imitekano, kumenyekanwa, mujya mwumva bitwa abasitari, ukaza ngo kuri izi mbuga nkoranyambaga ndi umusitari. Sitari bivuga iki ubundi? Sitari mu Cyongereza ni inyenyeri. Inyenyeri bivuze ngo uri umusitari, ni ukuvuga ngo uramurika. Ariko se uramurika iki wana? Hari igihe bakwita inyenyeri ari nk'igishirira, ahubwo wagombye kuba nk'igishirira. Ugomba kumenya ngo ibyo uri kumurika ni iby'ingenzi. No. Kuvuga ngo ndi umusitari ukaba ari wowe wambara ipantaro iri gushaka kugwa, uri kumurikira abandi. Hari igihe mukoresha ijambo umusitari mutazi icyo bisobanura. Star mu Cyongereza inyenyeri, uri kumurikira nde? Ipantaro iri gushaka kugwa. Njya mbona bamwe iyo nagiye epfo iyo ngiyo ziri kugenda, bari kugenda, abandi bikoze ibintu bidasobanutse, bihamanye n'imico y'abantu, bagahugu katagira umuco, bigenda usanga hari ibintu njya mbona mu bihugu bya Afurika bakunda gutorera bakihanganira, ariko muzajya mukurikirana za televiziyo nko muri Aziya, ibihugu bya Aziya nta mishinga kujya kuzana ku mico y'igihugu, kujya kuzana ibintu bazana ibintu by'aho ngaho utamenya iyo biva n'iyo bijya. Ukivuga ngo uri umusitari wa muri Gisa, nta busitari burimo. Iryo jambo ndagira ngo menye niba ukurikiriye uyu murongo, ujye kumenya ngo iyo abantu bavuze ngo kanaka n'umusitari ni iki, kandi ubona n'abantu
n'abantu bize bagezeho bararyemera nzi baravuga ngo kanaka ni umusitari. Umusitari ni umuntu ukora ikintu gifatika kimurikira sosiyete kandi sosiyete ikaba yagikurikira. Ijambo ry'Imana rero riratwigisha mbere na mbere kujya twisabira impano ya Roho Mutagatifu idufasha gukunda, idufasha gukora igikwiye. Roho w'Imana buriya bushobozi Salomoni yasabye. Ikindi ijambo na katekisimu ya Kiliziya Gatolika kuri nomero yayo, sinzi niba katekisimu ya Kiliziya Gatolika muyizi, ntabwo ari iya katekisimu mwigiyemo muri abana bato, bitaba nk'aba bandi bavuze amategeko ya Kiliziya tubabwira ngo ufite ingingo 1700 ntabwo bazi ibyo ari byo. Ku ngingo ya 1831 iravuga ko Kiliziya ishishikariza abana bayo gusaba ubuhanga bwa gikristo, apana ubuhanga bwo muri iyi si, ubwenge bwo muri iyi si, bundi bwo mu ishuri. Mbere na mbere nimusaba ubuhanga bwa gikristo, la sagesse, ubuhanga nyakuri. Rero ngo ni impano ya Roho Mutagatifu. Ni nayo mpamvu ijambo ry'Imana ryo ritubwira kugira umutima wumva. Umutima wumva, uwo mutima wumva twawumvise he? Mu Ivanjiri twumvise ko abantu, intumwa zivuye mu butumwa zarushe ziyushya kuya, Yesu ati muze basha muze turuhuke. Ntibagiye kuruhuka se ahirengeye, ariko bitewe ko bari bazi icyiza kiri kuri Yesu baramushaka. Abantu bashakaga Yesu yego hari harimo impamvu zitandukanye, ariko bari bamukurikiraga. Yego tubona bamwe bashakaga ibyo kurya, hari abashakaga gukira uburwayi, ariko hari na bamwe bashakaga ijambo ryomora rifasha. Umutima rero wumva nakubwiye wa wundi Salomoni yasabye, tubonye kuri Yesu uduha urugero ngo nubwo bari bagiye kuruhuka ngo ntibabonaga n'umwanya wo kurya, wo gutamira akantu. Yesu rero yahise avuga ko abantu bamenya aho bagiye kuruhukira, bamwe baturuka hirya, abandi baturuka hino, abandi baturuka hirya, barahabatanga. Yesu abarebye aravuga ati yo abagirira impuhwe, kuko bari bameze nk'intama zitagira umushumba, atangira kubigisha byinshi. Uwo nguwo umutima wumva, ureba icyo umuntu akeneye, umutima wita ku bandi, umutima uhangayikira abandi. Nicyo ngicyo ngusaba. Icyo wasaba Imana, Nyagasani makusaba icyangombwa icy'ingenzi mu uwo mutima wo kumenya guhangayikira bagenzi banjye. Yesu nuko akora. Ibyo rero bikaba bitwigisha iki? Kumenya kwita ku bandi, kwitegereza abandi. Umwigishwa w'ukuri si wa muntu ukorana ishyaka gusa. Hari umuntu ukorana ishyaka ukabona ufite ishyaka n'ibyo, ariko ukaba ibyo uri gukora bitarimo kureba ku wundi. Umwigishwa wa Yesu w'ukuri ni ukureba mugenzi wawe, ese ibyo afite birahagije, abayeho gute, namukorera iki? Nacyo mutagatifu, nacyo Papa Benedict wa 16 avuga, yaciye akarongo avuga ngo umutima w'impuhwe wa Yesu Kristo naho ni ihuriro ry'ukuri n'urukundo. Ry'ukuri n'urukundo. Abigishwa rero nabo ngo bagomba kumwigiraho, bakamenya kureba ibyo abantu bakeneye. Ntiryarese mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ibyo bigaragazwa n'iki? Ibona nk'umubyeyi wita ku bana. Niryari niba ufite abantu nkurikira, niryari mujya mwicara ngo muganire, pana kugira gutanga amategeko, kwicara ugaha umwanya umuntu mukaganira. Ni urugero nari ntanze. Umuntu uri responsible ufite inshingano runaka, kwicara n'abantu bawe mugafata igihe cyo gutekereza, cyo kuzirikana, cyo gukora, ariko mukabanza kujya ahantu hamwe mukazirikana ku byo muri bukore. Ubu buhanga rero Salomoni yasabye ntabwo bureba ni si Yesu gusa, si bureba abami gusa, si intumwa gusa, ahubwo ubuhanga bwuzurijwe muri Yesu Kristo kandi niwe butanga. Twese twabusaba. Reka nguhe urugero nk'umuganga. Umuganga w'umukristo uvura abantu bisaba kugira gute? Kwihangana. Umurwayi umubwira gukora ibi agakora ibi, agakora ibyo itari byo, bisaba kwihangana. Uriya muganga yagombye kuba ati Nyagasani ingabire yo kwihangana muri uyu murimo wampaye. Uzarebe nka mwarimu aba afite abanyeshuri bamwe b'abahanga abandi babaswa. Uwo muhanga yita bifata. Buriya mwarimu adafite ingabire y'ubuhanga bwo kwihangana ntibishoboka.
mwarimu agomeza kugira ngo reka nihanganire n'uyu utari kubyumva vuba, mutware ko hari abarimu usanga nyine agendana n'abagenda, ba bandi bari inyuma akagira ngo ni ubwende bwabo kuba batari kubifata. Namenye kwihangana, ntabwo wajya mu nzira ngo utere ibitambwe birebire uri mukuru uri kugendana n'akana ko mu kiburamwaka, ugomba kukagendera buhoro. Ibyo nibyo bita ubuhanga. Niba uri umupadiri cyangwa uri umurayiki, gufata igihe cyo kumva no kujya inama, ibyo nibyo ubuhanga bw'Imana. Kugira inama abantu, gufata igihe. Papa Francisco niwe wavuze ngo lota esperiera l'espace, igihe kirahenze cyane mu buzima bwa buri munsi. Guha umuntu igihe. Umukristo rero ntabwo agomba kugendana n'ibyirukanka cyane, ahubwo kuba indahemuka kandi akarangwa no kwihangana. Imana rero mwese ikomeze ibane namwe, ibagirire neza, ibarengereye, ibahe icyo musabye cyose, kuko Salomoni yasabye. Ndizera ko nawe uyu munsi ari cyo wasabye, kandi ndagushimira wowe ukora like ugakandaho kuri icyo gikumwe ukatwereka ko ukunze ubutumwa. Imana ikomeze iguhe umugisha, tugendane. Ndagushimira wowe usangiza abandi ubutumwa, bityo Imana iguhe uwo mutima koko wo kwita ku bandi, wo kurengera abandi, kabone n'ubwo waba warushye nka zera n'umwe mugiye kuruhuka. Igihe cyose uzajya ubona umuntu ari muri besoin, ari icyo akeneye, nibura n'ubwo avuga ati muvandimwe ntacyo mfite, ijambo ryiza ukamubona ati ntakomeze, ukamutega amatwi ukamwumva. Nubwo umuntu yaba agiye agushakaho nk'akantu ko kurya, nubwo aba utagafite, ariko uburyo ushubije, uburyo umubwiye, burya uba watangiye kumumara inzara n'inyota. Ineza impuhwe n'urukundo bya Nyagasani Yezu Kristo bihorane namwe n'abanyu bose. Nyagasani Yezu ntabane namwe, binyuze ku buvunyi bw'umubyeyi Bikira Mariya ushobora byose, n'abaho umugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Dominique, i Roma. Mwese mbifurije umunsi wa gatandatu.